Zaburi igice cya mbere. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Zaburi igice cya kabiri. Ni iki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo, n'amoko yatekereje iki iby'ubusa? Abami bo mu isi biteguye kurwana, kandi abatware bagiriye inama Uwiteka n'uwo yasize. Bati reka ducagagure ibyo batubohesheje, tujugunye kure ingoyi batubohesheje. Ihora yicaye mu ijuru izabaseka, umwami Imana izabakoba, maze izababwirana umujinya, ibatinyishishe uburakari bwayo bwinshi, iti ni jye wimikiye umwami wanjye kuri Siyoni umusozi wanjye wera. Ndavuga rya tegeko Uwiteka yarambwiye ati, uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Nsaba nzaguha amahanga ngo abe umwandu wawe, nabo ku mpera y'isi ngo batware. Uzabavunaguza inkoni y'icyuma, uzabamenagura nk'ikibumbano. Noneho mwabami mwe, mugire ubwenge, mwabacamanza mwiza bo mu isi, mwemere kwiga. Mukorere Uwiteka mutinya, munezerwe muhinde imishyitsi. Musome urya mwana, kugira ngo atarakara mukarimbukira mu nzira, kuko umujinya we ukongezwa vuba. Hahirwa abamuhungiraho bose. Zaburi igice cya gatatu. Zaburi ya Dawidi yahimbye ubwo yahungaga Abusalomu umwana we. Uwiteka, erega abanzi banjye baragwiriye, abangomeye ni benshi. Benshi baramvuga bati, nta gakiza afite ku Mana. Ariko wowe Uwiteka, uri ingabo inkingira, uri icyubahiro cyanjye, ni wowe ushyira hejuru umutwe wanjye. Ijwi ryanjye ritakira Uwiteka, nawe akansubiza ari ku musozi we wera. Nararyamaga ngasinzira, ngakanguka kuko Uwiteka ari we ujya ndamira. Sinzatinya abantu inzovu nyinshi, bangoteye impande zose kugira ngo bantere. Uwiteka haguruka, Mana yanjye nkiza, kuko wakubise abanzi banjye bose ku gisendabageni, waciye amenyo y'abanyabyaha. Agakiza kabonerwa mu Uwiteka, umugisha utanga ube ku bantu bawe. Zaburi igice cya kane. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwira inanga. Ni Zaburi ya Dawidi. Mana, gukiranuka kwanjye guturukaho, unsubize uko ngutakiye. Warambohoye ubwo nari mfite umubabaro, mbabarira umve gusenga kwanjye. Bana b'abantu, muzagezahe guhindura icyubahiro cyanjye igisuzuguriro, muzagezahe gukunda ibitagira umumaro no gukurikiza ibinyoma. Ariko mumenye yuko Uwiteka yirobanuriye umukunzi we, Uwiteka azanyumva uko mutakiye. Mugire impuhwe zo gukora icyaha, muri ku mariri yanyu mwibwirire mu mitima mucecetse. Mutambe ibitambo mukiranutse, kandi mwiringire Uwiteka. Hariho benshi babaza bati, ninde uzatwereka ibitunezeza? Uwiteka, utuvushirize umucyo mu maso hawe, ushyire ibyishimo mu mutima wanjye, biruta ibyo ku burumbuke bw'amasaka na vino. Nzajya ndyama nsinzire niziguye, kuko ari wowe wenyine Uwiteka umpa kuba amahoro. Zaburi igice cya gatanu. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi baririmbisha Nehiloti, ni iya Dawidi. Uwiteka, tegera ugutwi kwanjye amagambo yanjye, ita ku byo nibwira. Mwami wanjye, Mana yanjye, tyariza ugutwi ijwi ryanjye gutakira, kuko ari wowe nsenga. Uwiteka, mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe, mbe maso ntegereje. Kuko utari Imana y'intambira kibi, umunyangeso mbi ntazaba iwawe. Abibone ntibazahagarara mu maso yawe, wanga inkozi z'ibibi zose. Uzarimbura abanyabinyoma, Uwiteka yanga urunuka umwicanyi n'umuriganya.
ariko njyeweho nzazanwa n'imbabazi zawe nyinshi mu nzu yawe, kuko nkubashye nzikubita hasi nsenge nerekeye urusengero rwawe rwera. Uwiteka kubwo gukiranuka kwawe ujye unyobora kuko banyubikiye, umpanurire inzira yawe aho nyura. Kuko ari nta murava uri mu kanwa kabo, imitima yabo ni igomwa risa. Umuhogo wabo ni imva irangaye, bashyeshyesha indimi zabo. Mana ubagire uko ugira abanyabyaha, imigambi yabo ibatere kugwa, ibicumuro byabo byinshi bigutere kubirukana kuko bakugomeye. Nibwo abaguhungiraho bazishima, ibyishimo bizabateza amajwi hejuru iteka kuko ubarinda, kandi abakunda izina ryawe bazakwishimira. Kuko uzaha umukiranutsi umugisha, Uwiteka uzamugotesha urukundo rwawe nk'ingabo. Zaburi igice cya 6. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryo mu gituza. Ni zaburi ya Dawidi. Uwiteka ntunyahishe umujinya wawe, kandi ntumanishe uburakari bwawe bwotsa. Uwiteka mbabarira kuko numiranye, Uwiteka nkiriza kuko amagufwa yanjye ahinda imishyitsi. Umutima wanjye nawo uhagaze cyane, nawe Uwiteka uzagezayo kubikundira. Uwiteka garuka utabare umutima wanjye, unyize kubw'imbabazi zawe. Kuko upfuye atakikwibuka, ninde uzagushimira ikuzimu? Kuniha kurandambiye, uko ijoro rije ntotesha uburiri bwanjye amarira, uburiri bwanjye nyabuminjagiraho. Mu maso hanjye hananurwa n'umubabaro, hashajishijwe n'abantera bose. Mwa nkozi z'ibibi mwe nimuva ahondi, kuko Uwiteka yumvise kurira kwanjye. Uwiteka yumvise kwinginga kwanjye, Uwiteka azemera gusenga kwanjye. Abanzi banjye bose bazamwara bagira ubwoba bwinshi, bazasubizwa inyuma, ikimwaro kizabatungura. Zaburi igice cya 7. Shigayoni ya Dawidi yaririmbiye Uwiteka kubw'amagambo ya Kushi yo mu muryango wa Benyamini. Uwiteka Mana yanjye, ni wowe mpungiraho, ntabara nkiza abangenza. Urya muntu ye gushishimura umutima wanjye nk'intare, awushwatagura ari ntawe untabara. Uwiteka Mana yanjye, niba naragenjeje ntya, niba amaboko yanjye ariho ubugoryi, niba narituye inabi uwo twabanaga amahoro, ahubwo nakijije uwanteraga ampoye ubusa, umwanzi agenze umutima wanjye awugereho, akandagirire ubugingo bwanjye hasi, ashyire ubwiza bwanjye mu mukungugu. Uwiteka hagurukana umujinya wawe, wihagarikire kurwanya gushega kw'abantera, kandi unkangukire washyizeho urubanza. Nuko iteraniro ry'amahanga rikugote, nawe usubire hejuru yaryo. Uwiteka aracira amahanga urubanza, Uwiteka uncira urubanza rukwiriye gukiranuka kwanjye n'ukuri kundimo. Ububi bw'abanyabyaha bushire, nawe ukomeze abakiranutsi, kuko Imana ikiranuka igerageza imitima n'impyiko by'abantu. Ingabo inkingira ifitwe n'Imana, ikiza abafite imitima itunganye. Imana ni umucamanza utabera, ni Imana igira umujinya iminsi yose. Umuntu natihana izatyaza inkota yayo, umuheto wayo imaze kuwufora irawutunganije. Kandi mwiteguriye ibyica, imyambi yayo ikongejeho umuriro. Umunyabyaha aramukwa ibibi bitagira umumaro, inda yasamye nigomwa abyara ibinyoma. Yarimye ubushya acukura burebure, agwa mu ruhavu yacukuye. Igomwa rye niwe rizagaruka ku mutwe, urugomo rwe ruzagwa mu gitwariro cye. Nzashima Uwiteka nk'uko bikwiriye gukiranuka kwe, nzaririmba ishimwe ry'izina ry'Uwiteka usumba byose. Zaburi igice cya 8. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa gititi, ni Zaburi ya Dawidi. Uwiteka Mwami wacu, erega izina ryawe ni ryiza mu isi yose. Washyize icyubahiro cyawe hejuru y'ijuru. Akanwa k'abana bato n'abonka wagahaye gukomeza imbaraga zawe, gutsindisha abanzi bawe, kugira ngo uhoze umwanzi n'uhora inzigo. Iyo nitegereje ijuru, umurimo w'intoki zawe, n'ukwezi n'inyenyeri ibyo waremye, umuntu ni iki ko umwibuka, cyangwa umwana w'umuntu ko umugenderera? Wenze kumugira nk'Imana aburaho hato, umwambika ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba. Wamuhaye gutegeka ibyo wayemesheje intoki zawe, wamweguriye ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge bye.
wamuhaye gutwara intama zose n'inka n'inyamaswa zo mu ishyamba nazo n'ibiguruka mu kirere n'amafi yo mu nyanja n'ibinyura mu nzira zo mu nyanja byose. Uwiteka mwami wacu, erega izina ryawe ni ryiza mu isi yose. Zaburi igice cya 9. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa mutilabeni. Ni zaburi ya Dawidi. Ndashimisha Uwiteka umutima wanjye wose, ndatekerereza abantu imirimo yawe yose itangaza. Ndakunezererwa, ndakwishimira, usumba byose ndaririmba ishimwe ry'izina ryawe, kuko abanzi banjye basubira inyuma bagasitazwa bakarimburwa no mu maso hawe. Kuko wanciriye urubanza rukwiriye rutunganye, wicaye ku ntebe uca imanza zitabera. Wakangaye abanyamahanga, warimbuye abanyabyaha, wasibanganije amazina yabo iteka ryose. Abanzi banjye bashizeho barimbutse iteka, n'imidugudu yabo warayishenye, no kwibuka kwabo kwarabuze. Ariko Uwiteka yicara ari umwami iteka, yateguriye imanza intebe ye. Azacira abari mu isi imanza zitabera, azaha amahanga imanza z'ukuri. Kandi Uwiteka azabera abahatwa igihome kirekire kibakingira, igihome kirekire kibakingira mu bihe by'amakuba. Abazi izina ryawe bazakwiringira, kuko wowe Uwiteka utareka abagushaka. Muririmbire Uwiteka utuye i Siyoni, mumuvugirize impundu, mwamamaze mu mahanga imirimo yakoze. Kuko uhorera amaraso abibuka, atibagirwa gutaka kw'abanyamubabaro. Uwiteka umbabarire, reba umubabaro mbabazwa n'abanyanga. Ni wowe unzamura ukankura ku marembo y'urupfu, kugira ngo nerekanire ishimwe ryawe ryose mu marembo y'umukobwa w'i Siyoni, kandi nzishimira agakiza kawe. Abanyamahanga baguye mu bushya bacukuye, mu kigoyi bateze niho ikirenge cyabo gifashwe. Uwiteka yimenyekanishije, yashohoje iteka, ategesha umunyabyaha imirimo y'intoki ze nk'ikigoyi. Abanyabyaha bazasubizwa ikuzimu, nibo mahanga yose yibagirwa Imana. Kuko umukene atazibagirana iteka, kandi ibyiringiro by'abanyamubabaro bitazabura iteka. Uwiteka haguruka abantu be kunesha, amahanga acirweho iteka imbere yawe. Uwiteka ubatera ubwoba, amahanga yimenye ko ari abantu buntu. Zaburi igice cya 10. Uwiteka niki kiguhagaritse kure? Niki gitumye wihisha mu bihe by'amakuba no mu by'ibyago? Ubwibone bw'umunyabyaha bumutera kwirukanira umunyamubabaro cyane kumufata, icyama bagafatwa n'uburiganya batekereje. Kuko umunyabyaha yihimbariza ibyo umutima we wifuza, kandi umunyazi yimura Uwiteka akamusuzugura. Umunyabyaha nk'uko ubwibone bwo mu maso he buri, aravuga ati ntazahora. Ibyo yibwira byose bihurira muri iri jambo ngo nta Mana iriho. Inzira ze zikomera iteka, amateka yawe ari hejuru cyane aho atareba. Abanzi be bose abacurira ingoni. Aribwira ati sinzanyeganyezwa, kugeza ibihe byose sinzabona ibyago. Akanwa ke kuzuye imivumo n'uburiganya n'agahato, munsi y'ururimi rwe hariho igomwa no gukiranirwa. Yicara mu bico byo mu midugudu, mu rwihisho yica abatariho urubanza, amaso ye ayatatisha umunyamubabaro. Yubikirira mu gico nk'uko intare yubikirira mu isenga ryayo, yubikirira gufata umunyamubabaro, kandi koko aramufata akamukururisha ikigoyi cye. Yitugatuga yunamye, intwari ze zitsinda abanyamubabaro. Aribwira ati Imana yibagiwe, ihishe mu maso hayo ntabwo izabireba. Uwiteka haguruka, Mana manika ukuboko kwawe, ntiwibagirwe umunyamubabaro. Niki gituma umunyabyaha asuzugura Imana, akayibwirira mu mutima we ati ntuzahora? Warabibonye kuko urebera igomwa n'urwango kubishyiraho ukuboko kwawe. Umunyamubabaro akwiringira wenyine, ni wowe ujya utabara imfubyi. Vunagura ukuboko k'umunyabyaha, ushimikire ububi bw'umubi kugeza aho utazaba umusanganira. Uwiteka niwe mwami iteka ryose, abanyamahanga barimbukiye mu gihugu cye. Uwiteka wumvise ibyo abanyamubabaro bashaka, uzakomeze imitima yabo, uzatyarize ugutwi, kugira ngo ucire imfubyi n'abahatwa imanza zibakwiriye. Umuntu wakomotse mu butaka ye kuzongera gutera ubwoba. Zaburi igice cya 11. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni ya Dawidi.
Uwiteka niwe mpungiraho. Mubwirira iki umutima wanjye muti hungira ku musozi wanyu nk'inyoni? Kuko abanyabyaha bafora umuheto batamikira umwambi mu ruge kugira ngo barasire mu mwijima abafite imitima itunganye. Niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, Uwiteka intebe ye iri mu ijuru. Amaso ye areba abantu, imboni ze zirabagerageza. Uwiteka agerageza abakiranutsi, ariko umunyabyaha n'ukunda urugomo umutima we urabanga. Azavubira abanyabyaha ibigoyi, umuriro n'amazuku n'umuyaga wotsa bizaba umugabane mu gikombe cyabo. Kuko Uwiteka ari umukiranutsi kandi akunda ibyo gukiranuka, abatunganye bazareba mu maso he. Zaburi igice cya 12. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryo mu gituza. Ni Zaburi ya Dawidi. Uwiteka atabara kuko umunyarukundo ashira, abanyamurava babura mu bantu. Bose barabeshyana, bavugisha iminwa ishyeshya n'imitima ibiri. Uwiteka azatsemba iminwa yose ishyeshya n'ururimi rwirarira. Abavuze bati tuzaneshesha indimi zacu, iminwa yacu ni iyacu, udutwara ninde? Kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Amagambo y'Uwiteka ni amagambo atanduye, ahwanye n'ifeza igeragejwe mu ruganda rwo mu isi ivugutiwe karindwi. Uwiteka uzabarinda, uzabakiza ab'iki gihe iteka ryose. Abanyabyaha bagenda hose impande zose, iyo abatagira umumaro bashyizwe hejuru mu bantu. Zaburi igice cya 13. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya Dawidi. Uwiteka uzagezaho kunyibagirwa iteka ryose, uzagezaho kunyima amaso, nzagezaho kwigira inama mfite agahinda mu mutima wanjye uko bukeye. Umwanzi wanjye azagezaho gushyirwa hejuru yanjye. Uwiteka Mana yanjye, birebe unsubize, hwejesha amaso yanjye kugira ngo ne gusinzira ibitotsi by'urupfu. Umwanzi wanjye ye kuvuga ati ndamunesheje, abanteraga be kwishimira kunyeganyega kwanjye. Ariko niringiye imbabazi zawe, umutima wanjye uzishimira agakiza kawe. Ndaririmbira Uwiteka kuko yangiriye neza. Zaburi igice cya 14. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya Dawidi. Umupfapfa ajya yibwira ati nta Mana iriho. Barononekaye, bakoze imirimo yo kwangwa urunuka, nta ukora ibyiza. Uwiteka yarebye abantu ari mu ijuru kugira ngo amenye yuko harimo abanyabwenge bashaka Imana. Bose barayobye, bose bandurijwe hamwe, nta ukora ibyiza n'umwe. Mbese inkozi z'ibibi zose nta bwenge zifite, ko barya abantu banjye nk'uko barya umutsima kandi ntibambaze Uwiteka. Aho ngaho bahagiriye ubwoba bwinshi, kuko Imana iri mu bwoko bw'abakiranutsi. Mukoze isoni inama z'umunyamubabaro, ariko Uwiteka ni ubuhungiro bwe. Icyama agakiza k'Abisirayeli kakaba kavuye i Siyoni. Uwiteka nasubizayo ubwoko bwe bwajyanyweho iminyago, nibwo abayakobo bazishima, Abisirayeli bazanezerwa. Zaburi igice cya 15. Zaburi ya Dawidi. Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Utabeshyeresha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi ntivuguruza. Ntaguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa niyemera ibiguzi kutariho urubanza. Ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Zaburi igice cya 16. Mikitamu ya Dawidi. Mana undinde kuko ari wowe mpungiyeho. Nabwiye Uwiteka nti ni wowe mwami wanjye, nta mugisha mfite utari wowe. Abera bo mu isi nibo mfura nishimira bonyine. Ibyago n'amakuba by'abagurana Uwiteka izindi mana bizagwira. Amaturo yazo y'amaraso sinzayatamba, kandi amazina yazo sinzayarahira.
Uwiteka ni wowe mugabane w'umwandu wanjye n'uw'igikombe cyanjye, ni wowe ukomeza umugabane wanjye. Ubufindo bwatumye imigozi ingerera umugabane ahantu heza, ni koko mfite umwandu mwiza. Ndahimbaza Uwiteka umujyanama wanjye, ni koko umutima wanjye umugura nijoro. Nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka, kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Nicyo gituma umutima wanjye unezerwa, ubwiza bwanjye bukishima, kandi n'umubiri wanjye uzagira amahoro. Kuko utazareka ubugingo bwanjye ngo bujye ikuzimu, kandi utazakundira umukunzi wawe ko abona kubura. Uzamenyesha inzira y'ubugingo, imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye, mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose. Zaburi igice cya 17. Gusenga kwa Dawidi. Uwiteka, umva iby'ukuri byanjye, tyariza ugutwi gutaka kwanjye, tegera ugutwi gusenga kwanjye, kudaturuka mu minwa iryabya. Urubanza rwanjye ruturuke imbere yawe, amaso yawe arebe ibitunganye. Wagerageje umutima wanjye, wangendereye nijoro, warantase ntiwambonana umugambi mubi, namaramaje kudacumuza ururimi rwanjye. Ku by'imirimo y'abantu, kwitondera ijambo ry'iminwa yawe niko kuma kwirinda inzira z'abanyarugomo. Intambwe zanjye zikomerera mu nzira zawe, ibirenge byanjye ntibinyerera. Mana, ndakwambaje kuko uri bunsubize, ntegera ugutwi wumve ibyo mvuga. Erekana imbabazi zawe zitangaza, wowe ukiza abakwiringira, ababahagurukira ubakirishe ukuboko kwawe kw'iburyo. Undinde nk'imboni y'ijisho, umpishe mu gicucu cy'amababa yawe. Umpishe abanyabyaha banyaga, nibo banzi banjye bashaka kunyica bangose. Bakinze imitima yabo, akanwa kabo bakavugisha iby'ubwibone. None bagose intambwe zacu, baduhangiye amaso kudutsinda hasi. Ahwanye n'intare ifite ipfa ry'icyo yafata, nk'umugunzu w'intare wubikirira mu bico. Uwiteka, haguruka, umuhagarare imbere umutsinde hasi. Ukize umutima wanjye umunyabyaha, uwukirishe inkota yawe. Uwiteka, uwukize abantu, uwukirishe ukuboko kwawe. Nibo bantu b'isi bafite umugabane wabo muri ubu bugingo. Inda zabo uzihaze ubutunzi bwawe, bahage abana b'abahungu, ibintu byabo bisigare babisigire impinja zabo. Njyeweho nzareba mu maso hawe nkiranuka, mu ikanguka ryanjye nzahaga ishusho yawe. Zaburi igice cya 18. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya Dawidi, umugaragu w'Uwiteka, wabwiye Uwiteka amagambo y'iyi ndirimbo ku munsi Uwiteka yamukirije amaboko y'abanzi be n'aya Sawuli ati: Ndagukunda, niwe mbaraga zanjye. Uwiteka ni igitare cyanjye, ni igihome cyanjye kinkingira, ni umukiza wanjye, ni Imana yanjye, ni urutare rwanjye rukomeye, niwe nzahungiraho, niwe ngabo inkingira n'ihembe ry'agakiza kanjye, ni igihome cyanjye kirekire. Nzajya nambaza Uwiteka ukwiriye gushimwa, nibwo nzakizwa abanzi banjye. Ingoyi z'urupfu zarangose, imyuzure yo kurimbuka yanteye ubwoba. Ingoyi z'ikuzimu zantaye hagati, ibigoyi by'urupfu byantanze imbere. Mu mubabaro wanjye nambaje Uwiteka, natakiye Imana yanjye. Yumvira ijwi ryanjye mu rusengero rwayo, ibyo natakiye imbere yayo biyinjira mu matwi. Maze isi iratigita, ihinda umushyitsi, imfatiro z'imisozi nazo ziranyeganyega, zitigiswa n'uburakari bwayo. Umwotsi ucumba mu mazuru yayo, umuriro uva mu kanwa kayo uratwika, havamo n'amakara yaka. Imanura ijuru iramanuka, umwijima w'icuraburindi wari munsi y'ibirenge byayo. Iguruka ihetswe na kerubi, igurukishwa vuba n'amababa y'umuyaga. Umwijima iwugira ubwihisho kuba ihema ryayo riyigose, umwijima w'ibiremeshwa amazi, ibicu bikomeye byo mu ijuru. Ubwiza burabagirana buri imbere yayo, butuma ibicu byayo bikomeye bigenda, hakagwa urubura n'amakara yaka. Kandi Uwiteka ahindishiriza inkuba mu ijuru, usumba byose avuga ijwi rye, hagwa urubura n'amakara yaka. Arasa imyambi ye atatanya abanzi banjye, niyo mirabyo myinshi arabirukana. Maze ubutaka bwo hasi y'amazi buraboneka, imfatiro z'isi ziratwikururwa kubwo guhana kwawe Uwiteka, kubw'inkubi y'umwuka uva mu mazuru yawe. Ari mu ijuru arambura ukuboko aramfata, ankura mu mazi y'isanzure. Ankiza umwanzi wanjye ukomeye n'abanyangaga kuko bandushaga amaboko.
bari bantanze imbere ku munsi w'amakuba yanjye, ariko Uwiteka niwe wambereye ubwishingikirizo. Abinkuramo anshyira ahantu hagari, yankirije kuko yanyishimiraga. Uwiteka yangororeye ibikwiriye gukiranuka kwanjye, nk'uko amaboko yanjye atanduye niko yangiriye, kuko nitondeye inzira z'Uwiteka kandi ntakoze icyaha cyo kureka Imana yanjye. Kuko amateka yayo yose yari imbere yanjye, kandi amategeko yayo ntayakuye imbere yanjye. Kandi nabanaga nayo ntungana, nirinze gukiranirwa kwanjye. Nicyo cyatumye Uwiteka nyitura ibikwiriye gukiranuka kwanjye, ibikwiriye gutandura kw'amaboko yanjye mu maso ye. Ku munyambabazi uziyerekana nk'umunyembabazi, kutunganye uziyerekana nk'utunganye, kutanduye uziyerekana nk'utanduye, ku kigoryi uziyerekana nk'ugoramye. Kuko uzakiza abacishijwe bugufi, ariko amaso yibona uzayasubiza hasi. Ni wowe ukongeza itabaza ryanjye. Uwiteka Imana yanjye niwe umurikira umwijima wanjye, kuko ari wowe umpa gutera umutwe w'ababisha, kandi ari Imana yanjye impa gusimbuka inkike z'igihome. Inzira y'Imana itungana rwose, ijambo ry'Uwiteka ryaravugutiwe, ni ingabo ikingira abamuhungiraho bose. Ninde Mana itari Uwiteka? Ninde gitare kitari Imana yacu? Niyo Mana inyenyeje imbaraga, igatunganya inzira yanjye. Niyo ihindura ibirenge byanjye nk'iby'imparakazi, impagarika ku misozi yanjye. Yigisha amaboko yanjye kurasana, bituma amaboko yanjye afora umuheto w'umuringa. Kandi wampaye ingabo inkingira, ariyo gakiza kawe, ukuboko kwawe kw'iburyo kurandamira. Ubugwaneza bwawe bwanteye ikuzo. Intambwe zanjye wazaguriye inzira, ibirenge byanjye ntibyanyereye. Nirukanye ababisha banjye mbageraho, sinagaruka batarimbutse. Narabamenaguye ntibabasha kubyuka, kandi baguye munsi y'ibirenge byanjye. Kuko wanyenyereje imbaraga kurwana, abampagurukiye bakantera warabangomoreye. Watumye ababisha banjye bampa ibitugu, kugira ngo ndimbure abanyanga. Baratakambye ntihagira ubakiza, batakiye Uwiteka ntiyabasubiza. Maze mbasya nk'umukungugu utumurwa n'umuyaga, mbaribata nk'ibyondo byo mu nzira. Wanyijije imirwano y'abantu, wangize umutwari w'amahanga, ishyanga ntigeze kumenya ryarankoreye. Bumvise inkuru yanjye uwo mwanya baranyoboka, abanyamahanga barangomokeye baranshyeshya, abanyamahanga babaye imihungi, bava mu bihome byabo bahinda imishyitsi. Uwiteka ahoraho, igitare cyanjye gihimbazwe, Imana y'agakiza kanjye ishyirwe hejuru. Niyo Mana imporera, ikangomorera amahanga nkayatwara. Inkiza ababisha banjye, ni koko unshyira hejuru y'abampagurukira, unkiza umunyarugomo. Nicyo gituma Uwiteka nzagushima mu mahanga, ndirimba ishimwe ry'izina ryawe. Aho umwami yimitse agakiza gakomeye, agirira imbabazi uwo yasize, ni Dawidi n'urubyaro rwe iteka ryose. Zaburi igice cya 19. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya Dawidi. Ijuru rivuga icyubahiro cy'Imana, isanzure ryerekana imirimo y'intoki zayo. Amanywa abwira andi manywa ibyayo, ijoro ribimenyesha irindi joro. Nta magambo cyangwa ururimi biriho, nta wumva ijwi ryabyo. Umugozi ugera wabyo wakwiriye isi yose, amagambo yabyo yageze ku mpera y'isi. Muri ibyo yabambiye izuba ihema, rimeze nk'umukwe usohoka mu nzu ye, ryishima nk'umunyambaraga rinyura mu nzira yaryo. Riva ku mpera y'ijuru rikagera ku yindi mpera yaryo, nta kintu gihishwa icyokere cyaryo. Amategeko y'Uwiteka atungana rwose, asubiza intege mu bugingo. Ibyo Uwiteka yahamije nibyo kwizerwa, bihumuswa ubwenge. Amategeko Uwiteka yigishije araboneye, anezeza umutima. Ibyo Uwiteka yategetse ntibyanduye, bihwejesha amaso. Kubaha Uwiteka ni kwiza, guhoraho iteka ryose. Amateka y'Uwiteka ni ay'ukuri, ni ayo gukiranuka rwose. Bikwiriye kwifuzwa kuruta izahabu, naho yaba izahabu nziza nyinshi. Biryoherera kuruta ubuki n'umushongi w'ibinyagutonyanga. Kandi nibyo bihana umugaragu wawe, kubyitondera harimo ingororano ikomeye. Ninde ubasha kwitegereza kujijwa kwe? Ntumbareho ibyaha byanyihishe, kandi ujye urinda umugaragu wawe gukora ibyaha by'ibyitumano, bye kuntwara. Uko niko nzatungana rwose, urubanza rw'igicumuro gikomeye ntiruzansinda. Amagambo yo mu kanwa kanjye n'iby'umutima wanjye wibwira bishimwe mu maso yawe, Uwiteka gitare cyanjye, mucunguzi wanjye. Zaburi igice cya 20.
Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni iya Dawidi. Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago, izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru, ikoherereze gutabarwa kuva ahera h'urusengero, iguhe imbaraga ziva i Siyoni. Yibuke amaturo yawe yose, yemere igitambo cyawe cyokeje, iguhe icyo umutima wawe ushaka, isohoze inama zawe zose. Tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe, kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu. Uwiteka asohoze ibyo usaba byose. None menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize, azamusubiza ari mu ijuru rye ryera, azamushubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Barunamye baragwa, ariko twebweho turahagurutse turema. Uwiteka akiza umwami, kandi udusubize uko tukwambaje. Zaburi igice cya 21. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni iya Dawidi. Uwiteka umwami azishimira imbaraga zawe, erega agakiza kawe azakanezererwa cyane. Wamuhaye icyo umutima we ushaka, ntiwamwimye icyo iminwa ye yasabye. Kuko umusanganije imigisha y'ibyiza, wamwambitse ikamba ry'izahabu nziza. Yagusabye ubugingo urabumuha, umuhakuramo iteka ryose. Igitinyiro cye ni cyinshi kubw'agakiza kawe, icyubahiro no gukomera bimushyizeho. Umugize icyitegererezo cy'ihirwe iteka ryose, umwishimishije ibyishimo mu maso ye. Kuko umwami yiringira Uwiteka, kubw'imbabazi z'usumba byose ntazanyeganyezwa. Ukuboko kwawe kuzashyikira ababisha bawe bose, ukuboko kwawe kw'iburyo kuzashyikira abakwanga bose. Uzabahindura nk'ikome ryaka mu gihe cy'umujinya wawe, Uwiteka azabamirisha umujinya we, umuriro uzarabya. Nawe uzatsemba imbuto zabo mu isi, urubyaro rwabo uzarutsemba mu bana b'abantu. Kuko bagambiriye kukugirira nabi, bagiye inama batabasha gusohoza. Uzatuma baguha ibitugu, uzatamika imyambi mu ruge rw'umuheto wawe mu maso yabo. Uwiteka wishyirishe hejuru imbaraga zawe, uko niko tuzaririmba dushima ubutware bwawe.